kwikunda no gukunda ubutunzi byatumye abagabo babiri baburira ubuzima bwabo mu butayu, kandi nyamara abangaba bari bamaze kugera ku bukire. Iyi nkuru yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2000, ni inkuru yiswe The Gold. Byatangiye gari ya moshi iri kunyura mu butayu. Iyi gari ya moshi yari irimo umugabo wari unaniwe cyane witwaga Virgil. Uyu yagendaga arya uduce duto tw'umugati yari afite. Imbere ye hari hicaye umugore w'umwirabura wageragezaga gucecekesha umwana wagendaga ari kurira. Nyuma y'urugendo rurerure, ya gari ya moshi yaje guhagarara, hanyuma Virgil ayisohokamo. Gusa mbere yo gusohoka yahaye wa mugore umugati yari afite. Yarasohotse agana ku iduka ryari hafi aho. Akirigeramo yabajije nyiri iryo duka niba hari umuntu yigeze abona. Nyiri iryo duka yaricecekeye akomeza kwirebera televiziyo, ntiyagira igisubizo amuha. Virgil yaje kumubaza niba hari aho yabona ubwiherero, hanyuma undi nawe akoresheje urutoki yamweretse aho ubwiherero buri. Nyuma yo kuherekeza yabonye ko ubwiherero bwasaga nabi cyane, bwari bwuzuyemo amasazi menshi. Ibi yarabyihanganiye arabukoresha. Akirimo aho yumvise ijwi ry'umuntu ryamubazaga niba hari umuntu ashaka kugira ngo amugeze mu mujyi wari hafi aho muri ako gace. Akimwumva Virgil yaravuze ati yego. Hanyuma wa muntu yahise yigendera. Virgil yahise akaraba mu maso mu buryo bwihuse, hanyuma haza umuntu wamubujije kwangiza amazi menshi. Virgil yahise afata urugendo ajyana n'umugabo witwaga Keith wamutwaye mu mujyi wari hafi aho. Mu nzira Keith yabwiye Virgil amafaranga amwishyura kugira ngo amugeze muri ako gace. Virgil yatunguwe no kumva Keith yongereyeho amafaranga ku yari asanzwe iyo wabaga ushaka kujya muri uwo mujyi wari muri ako gace, cyane ko ubusanzwe wishyuraga amadolari 200 mu rugendo. Virgil yumvise ashyushye cyane ko hari mu butayu haka izuba ryinshi. Yashatse gucana ahantu hatangaga umuyaga muri iyo modoka, ariko Keith amubwira ko naramuka bikoze biratuma moteri y'iyo modoka ihagarara. Nyuma yo kugenda igihe kirekire, imodoka bari barimo byaje kuba ngombwa ko bahindura amapine kuko andi yari amaze kwangirika. Barahagaze. Igihe bari bahagaze aho mu butayu, babonye imbwa ebyiri ziri kurwana. Keith yahise akanga imbwa yari ikiri nzima iriruka, hanyuma indi yari iri gupfa ahita yica mu buryo bwihuse. Nyuma baje gukomeza urugendo. Barongeye barahagarara bashyira amavuta mu modoka, gusa kuko bwari bwije bahisemo kuruhuka, hanyuma bakaza gukomeza urugendo rwabo bukeye. Muri iryo joro bari kuganira, Keith yabajije Virgil icyatumye ahitamo kujya muri ako gace. Undi yamusubije ko agiye gushaka akazi kandi ko yizeye ko azakabona bitewe nuko Keith yakundaga kujya muri ako gace. Yabwiye Virgil ko atari ahantu heza ho kujya gushakira akazi. Yanamubwiye ko akazi konyine ashobora kuhabona ari akazi gasaba ingufu. Gusa Virgil yamusubije ko adatinya ku kazi. Mu gitondo cyakurikiyeho Virgil yatwaye imodoka mu gihe Keith yagiye kuryama kugira ngo aruhuke bitewe n'izuba ryinshi ryari riri kuva mu butayu. Virgil yahisemo gucana ahantu hatangaga umuyaga muri iyo modoka. Yacanye AC y'iyo modoka. Akiyicana iyo modoka yahise ihagarara kuko moteri yayo yahise yanga gukora. Keith akibibona yahise atuka cyane Virgil amusaba guhita azimya iyo AC. Virgil yamusabye imbabazi ndetse anafata umwanya wo kuruhuka, asa nk'uvuye aho gato. Nyuma y'iminota, ubwo yari ari kugaruka ku modoka, yabonye ibitare bya zahabu. Yabanje kugira ngo sibyo, ariko ubwo yavanagaho umucanga yabonye ko ari zahabu koko. Yahamagaye Keith kugira ngo nawe azarebe. What is it? Come here. Look at this. That's gold. Kuri izo zahabu yari abonye. Akihagera yamubwiye ko agiye gucana umuriro kuri ibyo bitare bya zahabu. Mu gihe bitari guhindura amabara, yari guhita yemeza ko ari zahabu koko. Keith yaje kubikora ndetse amabara ntiyahinduka. Bombi bahise babona ko ari zahabu. Bahise bakoresha ibitiyo batangira kuvana umucanga kuri izo zahabu, gusa kuko byari binini cyane. Nyuma yo kumara igihe kinini bacukura, ntibyabakundiye ko bakuraho n'uduce duto. Baje kugira igitekerezo cyo kujya gukoresha umugozi, hanyuma bakawuzirika ku modoka nayo yari guhita ikurura izo zahabu. Nyamara uwo mugozi nawo waracitse. Ntibyabakundiye. Ku mugoroba w'uwo munsi, Keith yagiye gushaka inkwi. Bari gucana nijoro
yabwiye Virgile ko imbwa zo muri ako gace ziba zikaze cyane nijoro kandi ko umuriro wonyine ari wo watuma zigenda. Akimara kubyumva, Virgile nawe yaramufashije ndetse nijoro baza gucana umuriro. Bicaye iruhande rw'uwo muriro batangira kuganira ku butunzi bombi babashije kubona. Keith yarishimye cyane ndetse atangira kubyina kuko yabonaga ko ubuzima bwabo bugiye guhinduka mu gihe gito, kuko bari babonye ko bitarabakundira ko bazivanaho. Keith yabwiye Virgile ko biraba ngombwa ko umwe yajya gushaka imashini kugira ngo ibafashe gucukura. Keith yabwiye Virgile ko hari abantu aziranye nabo mu mujyi. Yamubwiye ko bibaye byiza Virgile ari we wajya kubareba, cyane ko yamubwiraga ko ubuzima bwo mu butayu atabumenyereye nkawe. Virgile yarabyanze, ahubwo asaba Keith ko ari we wajyayo kuzana iyo mashini, noneho agasigara arinze izo zahabu. Yamubwiye ko we nta bantu aziranye nabo bashoboraga kumutiza imashini icukura. Keith yamubajije bwa nyuma niba koko ari wo mwanzuro afashe. Undi nawe amusubiza ko ari umugabo ukomeye atazigera agira ikibazo aho mu butayu. Yamubwiye ko azamutegereza kugeza igihe azazanira imashini icukura. Mu gitondo, Keith mbere y'uko agenda yahaye Virgile ibiryo, amazi ndetse n'imyenda yo kuzifashisha ubwo azaba ategereje ko agaruka. Yanamuhaye telefoni bazajya bavuganiraho ndetse anamuha icyuma cyari kuzamufasha mu bwirinzi. Keith yamubwiye ko bishobora kuzamufata iminsi 6 kugira ngo agaruke. Yahise agenda asaba Virgile kuzirinda. Virgile yaje gukoresha ya myenda, yubaka akantu gato ko kubamo. Narebye ko iyo telefone ari nzima ikora, yagiye gushaka inkwi arifashisha. Ubwo yagarukaga yaje gusanga Scorpio iri hafi aho, hanyuma yarayikanze iragenda. Mu ijoro Virgile yaje gucana umuriro atangira guteka ibyo kurya Keith yari yamusigiye. Ubwo yari ari kurya yumvise imbwa zimoka hafi aho, ahita afata cya cyuma araragifite. Mu gitondo Virgile yabyutse ananiwe cyane ndetse anashonje, gusa yaje gukoresha amazi yari afite arisukura. Ya telefone yaje gusona, agenda yiruka agiye kuyitaba, gusa mbere yo kuyitaba yahise ivaho. Yarababaye cyane ahita atangira gutembera hafi aho. Virgile yaje kubona indege ishaje yaguye aho ngaho mu butayu. Iyi yaje kuyikoresha nk'ahantu ho kuba, gusa nyuma yo kubona ko ari kure ya za zahabu yari yabonye, yahisemo kubireka, ahubwo akoresha bimwe mu bice by'iyo ndege ajya kubaka neza. Hamwe hambere hari hegeranye na za zahabu yari ari kurara. Virgile yaje kunanirwa aryamaho gato. Abyutse yasanze izuba ryamutwitse mu maso. Yagiye kwicara uruhande rwa za zahabu, hanyuma atangira kwivugisha. Yahise atekereza ku kumena ya mabuye ya zahabu. Nyuma yo kumara umwanya muremure agerageza, yaje gukuraho igice kinini cya zahabu. Keith yaje kumuhamagara, hanyuma amubwira ko azatinda kuko moteri y'imodoka ye yagendaga izima. Virgile yamubwiye ko yabashe gukuraho igice cya zahabu. Undi nawe yamusabye kwihangana. Mu ijoro Virgile yaje gucana umuriro ndetse akomeza kwicara hafi ya za zahabu. Imbwa zahise ziza aho yarari, ariko yazikangishije umuriro ziragenda. Mu gitondo yashyize amazi mu icupa atangira kunywa. Akiri muri ibyo yabonye inzoka yajije kumurya. Yahise ashaka kuyica, gusa iramucika. Mu kugerageza kwica iyo nzoka, Virgile yamennye y'amazi yari yashyize mu icupa. Nyuma yaje gusubira kuri cya kidege avanaho ibindi bice kugira ngo abyubakishe aho yari ari kurara. Akiri aho yabonye umuntu uzaganaho. Yahise yinjira muri icyo kidege aramwihisha. Uwo muntu yaje kuhagera amusaba gusohoka. So you're here on your own? You need to leave. Uwo muntu yari umugore waje kumuha amazi ndetse n'ibiryo kugira ngo arye. Nyamara Virgile yanze kwemera ibyo bamuhaga. Uwo mugore yamubajije icyo ari gukora aho mu butayu n'uburyo yahageze. Virgile yaracecetse ndetse yirengagiza ibyo yabazwaga. Yabwiye uwo mugore ko yakoresha icyo kidege nkaho kuba, noneho we akigendera. Nyamara uwo mugore yabonye ko hari ikintu Virgile ari kumuhisha. Yakomeje kumubaza, agenda abaza Virgile ibibazo byinshi. Yaje kurakara abwira uwo mugore kutivanga mu byo yari arimo. Wa mugore yabonye aho Virgile yari ari kurara atangira kuherekeza. Ubwo Virgile yamusabaga kugenda, uwo mugore yarabyanze, hanyuma ahita amukubita igitiyo yari afite aramwica. Yaje guhita amukinguraho, gusa imbwa zahise zijya gutangira kumurya. Yahise azitera ziriruka,
hanyuma ajya gutwika uwo murambo akoresheje umuriro. Ibyo byose yabikoraga ari kurira. Mu gitondo cy'umunsi wakurikiyeho, Virgile yitabye ya telefone. Keith yamubwiye ko imashini yayibonye ariko itamwemerera kuza yihuta. Mbere yo kumukopa, Keith yasabye Virgile gukomeza kwihangana. Muri ako kanya Virgile yabonye imodoka yanyuraga hafi aho, gusa kubera gukunda ubutunzi cyane yanze kuyihagarika kugira ngo asabe ubufasha. Ubwo yari avuye gushaka inkwi zo kuza gukoresha mu ijoro, yabonye inkubi y'umuyaga izimusanga. Yagiye yirukaga naho yari yubatse, ariko wa muyaga wahise uhasenya. Virgile yiruka akiza ubuzima bwe. Yarirutse. Mu gihe ari kwiruka, igiti cyahise kimwishinga mu nda. Nyuma ya nkubi y'umuyaga yaje guhagarara, Virgile yabyutse yisanga umucanga mwinshi wamugiyeho. Yisanze igiti kinini cyamwishinze mu nda. Aho gukiza ubuzima bwe, yasubiye kureba ko hantu za zahabu zigihari. Yarahageze, hanyuma akuyeho umucanga abona ko zihari kubera ibyo yari amaze kunyuramo. Yahise aryamaho. Nyuma yaje kwikuramo cya giti, hanyuma atangira kuva amaraso menshi. Yacanye umuriro ahita atwika kuri icyo gisebe kugira ngo adakomeza kuva amaraso. Yiteye umucanga mu maso, hanyuma ahita aryamaho nanone. Abyutse yabonye umugore. Akibona ibyo, yatangiye kubona ari wa mugore yishe. Uwo mugore yamusomeje ku mazi, arangije arigendera. Ubwo yongeraga gufungura amaso, yabuze uwo mugore. Ya telefone yongeye gusona, hanyuma arayitaba. Yabwiye Keith ku by'umugore abonye. Undi nawe ahita amusaba kumuhitana byihuse. Nyuma y'akanya gato, wa mugore yaragarutse, hanyuma afasha Virgile. Wa mururumba wa zahabu watumye Virgile amubwira kugenda akamureka wenyine. Uwo mugore yamubajije nimba hari umuvandimwe we yabonye aho mu butayu, gusa Virgile yanze kumusubiza. Virgile yongeye kubura amaso, asanga ari hagati y'umuriro waka ndetse akikijwe n'imbwa nyinshi zo mu butayu. Yahamagaye Keith amubaza aho ageze. Undi nawe amusubiza ko ari hafi kuva. Where are you? I'm close. I did my part. I found it! Uhagera. Nyamara Keith yari hafi aho. Yararize cyane asaba Keith ko yaza akamutabara akoresheje indebakure. Keith yari hafi aho ategereje ko izo mbwa zarya Virgile, none hakaza gusigarana za zahabu ari wenyine. Za mbwa zagiye kurya Virgile. Ubwo zamukururaga, yakomeje kwitegereza za zahabu zikimujyana. Keith yahise ahagera, azana ya mashini kugira ngo acukure zahabu. Yabonye umurambo wa Virgile, hanyuma asubira kuri ya modoka ye. Agihindukira, umwambi wahise umwikubita mu gatuza, ahita apfa. Ntiyanamenye umuntu w'umurashe. Ngiyi inkuru y'abagabo babiri, bombi baguye mu butayu kubera umururumba bari bagize wa zahabu bari babonye.